I got locked away and we lost it. Mbaye nafunzwe uyu munsi tukaba nta na bike dufite. Mbabarira umbwiza ukuri niba wakomeza ukankunda nkuko byahoze. If I showed you my flaws, niba nari narakweretse amakosa yanjye se, mbwiza ukuri uzakomeza kunkunda nkuko mbere byahoze. Kubw'ibyo rero, ese ubuzima buncira urubanza waguma iruhande rwanjye? None se wagenda? Wambwira noneho niba ntashobora kukugurira ibyiza ukeneye mu buzima, byaba byiza cyo ngwino maze unyereke ko wabyemera. None mbwira rwose, wanyemera? Ubundi se bwo wamfira? Wanyiha wese wahora hafi yanjye igihe cyose? Mbwiza ukuri rwose, wandirira? Mukunzi wanjye ntumbeshye niba ntacyo mfite. Ndashaka kumenya niba ukomeza kumba hafi. Mbaye nafunzwe uyu munsi tukaba nta na bike dufite. Mbwiza ukuri, wakomeza ukankunda? Ubundi se mbaye nakweretse amakosa yanjye, niba ntagishoboye kuba umuntu ukomeye, mbwiza ukuri, wakomeza ukankunda nkuko mbere byahoze? Umva, icyo nifuza ni umuntu nyawe udakeneye byinshi, uwo tuzanyurana mu bibi no mu byiza, igihe amafaranga azaba yanshiranye akamba hafi. Niba nta kindi natanga usibye urukundo, ibyo bikaba bihagije. Mukobwa, nkeneye utazantesha umutwe, ubimenye kandi. Mbwiza ukuri, wanyemera? Ubundi se baby, wamfira? Wamaranira ubuzima bwanjye bwose se basi? Iteka uzahorana nanjye n'ingihe nzaba ndi mu mage? Mbwiza ukuri niba wandirira. Mukunzi, ntukandirire niba nta kintu na kimwe mfite. Ndashaka kumenya, ese wamba hafi? Ndamutse nafunzwe uyu munsi tukaba nta kintu na kimwe dufite, mbwiza ukuri, ese wakomeza ukankunda nkuko mbere byahoze? Ubundi se weretse amakosa yanjye, mu gihe ntaracyari umuntu ukomeye, ese mbwiza ukuri, wakomeza ukankunda nkuko mbere byahoze? Mbwira, wanshaka se? Ubundi se wampamagara? Uzi ko ntari umupira? Kubera ko nyine uyu muntu tuzahurana. Mbwira, wanyenera? Wankunda se? Cyangwa uri umumamyi ushaka kunkinisha kandi ibyo twanjye? Kubera ko nyine umukinnyi tugomba gukinana ubuzima bwacu bwose egal. Ndamutse mfunzwe uyu munsi tukaba nta na bike dufite, mbwiza ukuri, wakomeza ukankunda? Mbaye naranakweretse amakosa yanjye, ibaze mbaye ntakiri umuntu ukomeye, ese wakomeza kunkunda? Mbwiza ukuri, nkuko mbere byaba byarahoze. Mbaye nafunzwe uyu munsi tukaba nta na bike dufite, mbwiza ukuri, wakomeza kunkunda nkuko mbere byahoze? Ubundi se bwo naba narakweretse amakosa yanjye, nkaba ntakiri umuntu ukomeye, mbwiza ukuri, wakomeza kunkunda nkuko mbere byahoze?